ugasanga amakuru yawe yose ariye ikuzimu. Biterwa n'iki rero? Bababyeyi iyo baterekeraga umuzimu ngo ntazabateye, ari nige bava ngo ari umuzimu w'umubyeyi ngo uzatumenyera abana, uzatumenyera abuzukuru, dore uragiye. Urumva bakagira bakanabaga, bakanamena amaraso, bakorana igihango na wa muzimu. None uyu mwana umwise mukasekuru, ugira ngo umuzimu wa sekuru uzamuha amahoro? Rero bivuze iki? Uyu munsi karande nitutamenya aya makuru, Yesu yaravuze ngo muzamenye ukuri, ukuri kuzakubatura. Igihe cyose umuntu ataramenya ukuri ku kibazo cye akibamo. Twongeye kubasuhuza mwese bakunze ibiganiro inkingi y'umuryango. Uyu ni wa munsi w'ikiganiro cy'umuryango. Turabasuhuje abari mu Rwanda, abari hirya y'u Rwanda, abadukurikira, abatwandikira, abari muri guma mu rugo. Mwese twizere yuko muri amahoro kandi mukomeje gukurikiza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 kandi nimuhumure, Imana izabigenza neza. Nimwemere yuko Satani abafatirana muri icyo gihe, ahubwo n'ikibi gihe cyo gusabana n'Imana yacu. Nimuyihamagare hanyure, inyure muri zongo muri iki gihe gisa nkaho kitoroshe. Reka tukibyaza umusaruro, Satani yicuza icyatumye adukingirana. Aha rero ngewe kibagezaho nkuko mubizi buri munsi ni Rere Elise, ariko mba nazanye n'umutumirwa. Ndagira ngo mbere yuko ngira ikindi cyose mvuga, umutumirwa wacu abanze yibwira abadukurikiye. Ni karibu. Urakoze Elise. Nitwa Mugwaneza Alex. Ngira ngo abakunda gukurikira umuyoboro si ubwa mbere bambonye. Ndi umuvugabutumwa, ndi umubyeyi, ndubatse abana. Rero turaganira byinshi kandi bishobora gufasha abantu muri iki kiganiro. Murakoze. Urakoze cyane Alex, mumeze neza? Meze neza cyane. Wambaye neza nkuko bisanzwe. Murakoze cyane. Ndetse wambaye n'ubwiza bw'Imana. Amen. Alex, reka ntangire ngushimira kuko udahwema kwitabira ubutumire bwo kuri channel kugira ngo dufatikanye kubaka umuryango nyarwanda, tugarura Edeni, umuryango Imana yaremye igitangira kurema. Rero Imana ibaha umugisha kuri uyu musanzu muriho mushira ku muryango. Murakoze cyane Elise, kandi nawe ukora umurimo utoroshye. Imana ntakabuza izaguhembera. Amen, amen. Aha, mukozi w'Imana, rero hari ikibazo uyu munsi naje nshaka kubabaza. Hari ibibazo byinshi byugarije umuryango tubona bikomeje ndetse no kubishobera amahanga ku isi yose. Ikibazo cy'umuryango gikomereye buri gihugu. Biko nabyita ingo zisenyuka, abana bananira ababyeyi, gutandukana k'umuryango mu byiciro bitandukanye. Ariko naricaye ndibaza ntese ko buri leta ya buri gihugu igenda ishyiraho ingamba zisa nkaho zirinda umutekano w'umuryango. Ariko wenda katwivugire cyane mu Rwanda ko niho tuzi umugoroba w'ababyeyi, ijisho ry'umuturanyi, mu miganda bavugamwo ubukangurambaga bwinshi bugamije kuzana umutekano w'umuryango. Hari ingamba nyinshi leta y'u Rwanda yagiye ishyiraho kugira ngo irebe yuko iki kibazo cyugarije umuryango cy'amakimbirane, ingo zisenyuka, ubwicanyi, abana bahinduka inzererezi, gucana inyuma, abana bafatwa ku ngufu, nibura byagabanuka cyangwa bikaba byanacika burundu. Ariko ikigaragara nuko umunsi kundi byiyongera kandi ingamba zifatwa mbona ntako leta itagira. Polisi ikora akazi kayo, ba midugudu bakora akazi kayo, ministeri bishinzwe ikora akazi kayo, ndetse n'amacaci ntekereza ko nabo hari ubwo bagerageza kugira inyigisho runaka bagenda bategurira imiryango. Ariko nituza kuvuga amacaci twibuke yuko iki kiganiro hari n'abantu bagikurikira batagera mu rusengero kandi nabo bafite ikibazo mu muryango. Rero nahoze nibaza ku kintu kivuga, nkunze kumva abantu bavuga ngo karande. Ngo karande nayo ishobora kuba
ifite uruhare mu bibazo bimwe biri mu miryango biri mu miryango. Ese Alex, nibyo niko urabyemera yuko karande ishobora kugira uruhare rwo gusenya umuryango? Ndabyemera cyane. Ndabyemera cyane. Ni munyemerera ko ari byo tuvugaho uyu munsi turabivuga. Nibyo turi buvuge. Nkunze kumva abantu wenda iyo umukobwa agiye gushaka cyangwa umuhungu agiye gushaka, iyo aje kubwira umuryango ati nabonye umugeni, kenshi barabanza bakamubwira ngo akomoka he, ni ubuhe bwoko, iwabo bari bande, bari batuye he, mbese ibintu nk'ibyo ngibyo. Ese buri ibyo nibyo twakwita karandera? Ntabwo ari byo twakwita karande mu by'ukuri ya nyayo, kuko iyo ababyeyi kuva kera sinshaje cyane, ariko no mu bwana bwanjye hari ibyo nabonaga barabazaga ibyo bibazo. Barabazaga ibyo bibazo, bundi barambagizaga umuryango. Ntabwo barambagizaga umwana ugiye gushaka, so barambagizaga umuryango uwo mwana aturukamo. Niba ari umusore bakareba umuryango aturukamo, niba ari umukobwa bakareba umuryango aturukamo. Iyo urebye neza, iyo uganiriye n'abasaza, kunda kuganira nkabaza amakuru, bakubwira ko babaga bashaka kumenya niba uriya muryango ushatsemo witwara gute. Ese abakobwa babo baremya urushako? Urumva? Kuremya urushako ni ukubaka rugakomera ukagumamo. Cyangwa se babibisha ubaziko, babingare, ntibabyara. Ibyo byose umuryango utera umwaku. Ibyo byose barabwiraga kumenya umuryango umuntu akomokamo. Ese ntabwo ari abantu b'abagome? Rero urumva, sinari kuvuga ngo ni iyo karande mu by'ukuri, kuko wenda mu ruhande rumwe babaga bafite ukuri, babaga banga ko umwana wabo, kuko umuryango iyo washakaga yabaga ari imiryango igiye kunywana, yabaga ari imiryango igiye gusabana, guhura. Rero nta muntu wifuza gusabana n'umuryango utameze neza. Ubwo urumva harimo urwo ruhande. Ariko igeze kuvuga ngo gushaka, wenda turaza kubigarukaho. Alex, wenda ntabaciriye mu ijambo tutarinjira neza mu kiganiro nyirizina. Ubu se dushobora kuvuga yuko uyu munsi kuba abantu bahurira kuri Facebook bagakundana, bagahurira muri korale bagakundana, bagahurira mu musigiti, bagahurira simbizi mu kazi bagakundana, ntihazagire ubaza undi ati ese iwanyu hari hehe? Cyane cyane ko ibigaragara ubu ngubu umuryango nyarwanda waracitse, abantu benshi nta miryango bakigira. Sinzi niba baza kumbaza ngo iwacu bari banduzi ko wenda bose babamaze. Ni urugero. Ni urugero. Ese wowe utekereza yuko uko kutabazanya inkomoko n'iki bishobora kuba ari bimwe mu bigize uruhare rwo gusenya umuryango? Kutabazanya inkomoko sinavuga ko ari cyo gisenya umuryango, kuko nubajije inkomoko ntabwo abaza kugira ngo abikore mu buryo bukwiriye. Wenda turaza kubivugaho Elise, kuko hari ibyo ntemeranyaho, nubwo tuvuga ngo ari umuco mwiza kumenya umuryango umuntu agiye gushakamo, hari ibyo ntemeranya nabyo n'uwo muco. Umuco wari umuco mwiza wafashaga icyo gihe mu gushyigikira no kubakira abana. Ariko turaza kwifashisha ijambo ry'Imana kugira ngo dutange umurongo, cyangwa se tuvuge kuri izo karande zikomeza gukurikirana imbyaro. Urakoze cyane rero Alex. Nkuko nababwiye ko nabatumiye kugira ngo tuvuge ku ijambo ryitwa karande. Yego. Mu gusenya umuryango. Ese ubundi karande ni iki Alex, tutarajya muri byinshi? Umuntu uri butwumva uyu munsi wenda akumva tuvuga ngo twaje kuvuga kuri karande. Karande ni iki ubundi? Ubundi karande, ubwaryo ijambo karande ni ijambo ritari ribi, ni ijambo risanzwe. Ni nkuko tuvuga ingengabitekerezo. Ingengabitekerezo ni ijambo risanzwe. Ariko iyo wongeyeho ikindi kintu kijyanye n'iyo karande, nibwo tumenya ko ari mbi cyangwa atari mbi. Kimwe n'ingengabitekerezo. Ariko kubera ko akenshi hari igihe umuntu amenya ijambo yarimenyeye ku kibi, ahita asanisha rya jambo n'ikintu kibi. Karande ni iki rero? Hari igihe tuvuga ngo umuco karande w'Abanyarwanda.
ubwo tuba tuvuga ikintu kibi, tuba tuvuga umuco w'abanyarwanda utuma twitwa abanyarwanda. Ni umuco tugomba guhererekanya n'abana bacu, ni imbyaro ibihumbi, imbyaro zose zikaza zizi ngo turi abanyarwanda. Indangagaciro z'abanyarwanda ni izi ngizi. Umunyarwanda yitwara gutya. Iyo tuvuze ngo imfura, umuntu ni imfura, bisobanuye iki? Umwana akazamenya ubupfura icyo ari cyo. Ibyo byose bikubiye mu muco wacu, ugomba kuba karande. Ariko ijambo karande, wavuze ngo karande mu gusenya umuryango, nagira ngo tuze kongeraho ni iyihe karande ituma imiryango isenyuka, kugira ngo abantu bataza ko karande, abantu bazi ikinyarwanda bararizi, ni ijambo risanzwe. Muco karande ugomba guhererekanywa, ugomba gusigasirwa. Karande rero zisenya imiryango ni izihe? Naho nza kwifashisha ijambo ry'Imana. Rize Imana yubatse umuryango ihereye kuri Adamu na Eva kugira ngo babyare, bari abantu babiri. Noneho baza gukora icyaha. Bakoze icyaha, umuntu aba mubi, umuntu agira imyitwarire itari myiza, umuntu atangira gukora ibintu bitagakwiye, aho asanze umuntu ahohotera undi. Ku rubyaro rwa mbere Kayini yica murumuna we, nta n'abandi bahungu baravuka, urumva hahita hagaragara ikibazo. Iyo urebye rero karande utanahisuza mu banyarwanda ngo wihute turebe ku bitabo Bibiliya niyo twifashisha, mu mbyaro za Kayini umanutse ubona umwuzukuruza we Lameki yakoze nk'ikivugo, ahamagara abagore be bombi. Aho ni mu itangiriro igice cya 4 umurongo wa 23 kumanuka. Ababwira ati niba Kayini sogokuruza azahorerwa, urumva kuko yamennye amaraso, akazahorerwa, undi wese uzakora icyo akoze nawe akazagikorerwa, iyo niyo karande. Ise yarishe, uzamwica nawe azicwa, urumva kuko amaraso yamenetse. Hagiye kubaho karande yo kumena amaraso. Ni ukuvuga ngo bafunguye umuryango wa dayimoni zinywa amaraso aturutse mu bwicanyi. Noneho Lameki aho kugira ngo aza kosora ibibazo, nayo yaje noneho abikuba, tigenza horerwa mirongo. Bivuze ngo rero karande ni iki? Karande turi kuvuga isenya umuryango ni ya myitwarire itari myiza y'abasogokuruza, y'ababyeyi, amagambo y'imivumo bagiye batura. Hari igihe bavuga ngo wenda ngo abazungu bazanye imana yabo, ngo twari dufite imana yacu, ariko rimwe na rimwe n'ubivuga ugasanga afite aho atarenga. Urumva ukibaza iyo mana yagiye, ese bayishyize mu mwobo barayitabye, ese nta mbaraga igira kugira ngo ikomeze ifashe abanyarwanda yaguke igere no mu mahanga? Tugasanga nabyo turaza kubigeraho kuko ayo makuru turayafite, amateka turayafite. Ariko ijambo rya mbere mperaho riri mu maganya ya Yeremiya igice cya 5 umurongo wa 7. Yeremiya ni umuhanuzi, umwe mu bahanuzi bakomeye Isirayeli yagize. Yeremiya yahanuye ibintu byinshi cyane bikomeye, rimwe na rimwe byamuremereraga, aho yabwiraga Imana ngo kuki ngo waranshutse nanjye ndashukika. Kuko yajyaga kuvuga ukuri, akavuga ukuri mu bantu badashaka kumva ukuri. Uyu munsi natwe tuvuga ukuri, ariko hari abantu benshi badashaka kumva ukuri, kandi icyo nta kibazo tugifiteho, bizahoraho. Uwumva azumva, udashaka kumva ntazumva. Gusa ijambo ry'Imana avuga ngo nubwira abantu kuva mu byaha byabo, nubwira abantu kuva mu makosa yabo, sinzakubaraho amaraso yabo. Ariko nutababwira kandi ubibona, nzakubaraho ibyo bibi byabo. Bivuze ngo dufite inshingano zo kubwira abantu ukuri kuko twamenye ukuri. Yeremiya aravuga ngo ba data bakoze ibyaha, bumvira ijambo, ngo kandi ntibakiriho, ngo natwe twikoreye ibicumuro byabo. Ba data bakoze ibyaha kandi ntibakiriho, none twikoreye ibicumuro byabo. Mu yandi magambo, twikoreye ingaruka z'ibyo bo bakoze. Urimo kumvamo karande hano hantu. Basogokuru bikoreye, basenze Bayali, basenze Ashera, bakoze gute, batambiye Moroki n'ibindi, none nitwe ingaruka ziriho. Nicyo Yeremiya arimo abwira Abisirayeli. Abisirayeli turimo turakubitanwa imiyaga, turajyanwa Babuloni n'iki byose,
ariko ikibazo si icyacu twebwe uyu munsi, ntabwo ari ibyo twakoze, gifite umuzi, gifite inkomoko. Ngiyo karande nshaka kuvuga mu muryango nyarwanda, imiryango yacu uyu munsi. Kumva umuntu ngo aricara n'undi barakora ubukwe, ugasanga bamaze ibyumweru bibiri, turabashyingira ibyumweru bibiri bakaba baratandukanye. Twibaza ko bari bakundanye, basohokanaga resitora nziza, iki mu byumweru bibiri habaye iki? Rero turaza kureba umuryango urimo urasenywa n'iki, ababura imbyaro bikanga, abakuramo inda buzima bwabo, muganga bati nge nta kibazo mbona inda ziviramo, bikagera n'ahantu umuntu avuga terega iturize cyangwa rekeraho. Ikibazo kikabura, ariko kirahari igisubizo, kirahari mu byo dufite uyu munsi. Igisubizo nicyo mwatuzaniye, nicyo twazanye. Imana ibahe umugisha cyane. Amen. Alex musobanuye ibintu mubaye nk'abavuzeho kuri karande, aho yaturutse, mwana atangiriye kuri Adamu na Eva. Buriya nabo ubwabo umuntu ashatse yabavugaho ko bamaze gukora icyaha hari umuvumo wabarekuweho, kandi uyu munsi ukigenda ku isi yose, kigenda ku muntu wese, wese. Kandi ntitwari duhari, ntabwo twari duhari. Uyu munsi abagore bariho karande yo kubyara barushye bababaye. Uyu munsi abagabo bariho karande yo kwiyuha kugira ngo batunge imiryango yabo, kandi siko byari bimeze. Ibyo byabaye umuryango w'icyaha umaze gukingura. Iyo ni karande yo ku isi yose. Icyo ni icyaha cya kindi ngo umwana wese avukana, ngira ngo turaza kugera aho hantu kugira ngo tuvuge icy'ukuri kw'ijambo ry'Imana, kuvuga kuri ibi ngibi. Ariko wenda icyo naringiye kubaza ntabaciriye mu ijambo, wenda ni ukuntu umuntu uyu munsi uri gukurikirana iki kiganiro ashobora kuvuga ati ese ubu jewe ikibazo mfite ko ari cyo wenda guhora fiyanswa bugapfa, ikibazo mfite ko ari icyo guhora mbona umugabo wanjye ari umusinzi, arakora akinjiza amafaranga yose akajyana mu kabare cyangwa akajyana mu bagore. Jewe ikibazo mfite nicyo kubona umugore wanjye ari ikirara, ari umusinzi. Reka twe kuvuga n'abasinzi, reka tuvuge ko anakijijwe, sibyo? Anakijijwe, ariko wewe wenda ko atasobanukiwe isoko ry'ikibazo, akaba atarahindutse. Ngiye ko mbona umugore wanjye ari umunyamushiha, ari umunyamahane, mbona atanabyara, sinzi ikibazo afite, kandi kwa muganga baratubwiye ngo nta kibazo. Ese ko mbona tubyara tukabyara ibimuga gusa, iwacu nta muntu ubyara umuntu muzima, imfura zose z'iwacu ziba zifite ikibazo. Hari n'abavuga ati njya mbona atari ku iwacu niko bimeze, mbona abasore bose b'imfura b'iwacu bose bahinduka, kandi bose barize, ariko bose mbona nta kintu bageraho. Bose n'ayo mashuri yabo ni abantu bari aho gusa, ubona nta gahunda y'ubuzima bafite, ubona nta ushaka ngo amare kabiri, nta ushaka akazi ngo akamareho kabiri, ejo aba yasinze bakamwirukana. Wenda umuntu uri kutwumva uyu munsi ashobora kuvuga ati cyangwa se narabyaye, none hari nka kese y'umubyeyi nzi avuga ati nta mwana n'umwe mfite hano, kandi yarabyaye, ati bose barananiye, ati utarabaye umunwa rumogi yaragiye naramubuze iyo yagiye. Urumva, noneho we akaba afite n'igikomere cy'uko azi ko abo bana bakuriye muri Ekodimu, ni abana bavukiye mu nzu y'Imana. Igikomere cya mbere afite n'icy'Imana yamuteye. Ni abakozi b'Imana, umugore n'umugabo ni abakozi b'Imana, abana babo bakuriye muri Ekodimu bageze gukura, bose barababuze. Iyo umubyeyi avuga, aravuga ati agahinda karangije, ubu ndanikubise hasi, nta n'uwandamira nk'umuntu utarabyaye, afite abana 4 bakuru, nta n'umwe uri aho muri urwo rugo. Uriho urumva nk'uwo muntu ashavuga ati se ibyo bintu mbihura, abo bantu ntago bari gukora ku kibazo cyanjye nyirizina, bari kubihuriza hehe na karande. None Alex, abo bantu bashobora kwibaza ibyo bibazo byose, nanjye ndiho ndibaza, wenda nanjye mfite ibingonga, na buri muntu wese uri budukurikire mu cyiciro cye hari ibyo yibaza impamvu bidahinduka. Hari byinshi tugiye kuvugaho, wenda turihuta, murambarire twihute kubera igihe cyacu aba ari gitoya. Karande zisenya umuryango uko wabivuze, kuko biragaragara abakobwa bakaguma aho ngaho, ugasanga nk'uko wabivuze, singiye kubisubiramo cyane ko wavuze ibihagije, wenda nk'uko Imana aranganiriza n'ibindi, ariko
utabibona nushaka kubyirengagiza, wakubwira ko ntabyo abona, n'udashaka kukubwira ko abibona. Ariko umunyarwanda wese, si n'umunyarwanda gusa, abantu twabaye mu muco wagiye uhuzwa no gusenga Imana, ariko tutazi amakuru y'Imana dusenga iyo ariyo. Urumva? Niyo mpamvu bavuga ngo twe twasengaga Imana, ngo ndetse ngo si Imana, ngo gihanga, ngo wahanze u Rwanda. Ugasanga barakubwira amateka y'u Rwanda no gusenga agaragara, ayanditse agaragarira ku mandwa, ku kubandwa. Kubandwa ni iki? Kubandwa ni ugusenga. Niryo jambo ryo hambere ryakoreshwaga. Nabo babaga bagiye gusenga. Niko gusenga, nimvuga kubandwa wumve gusenga. Noneho byaje ryari ryangombe aza mu Rwanda, yazanywe n'umwami w'i Rwanda. Ryangombe yari afite uburyo asengamo, afite iyo dini ye gakondo. Ni naho byaturutse kubandwa. ubwe n'abana be baje ari nka 15, nibo bari imandwa, bari bagize iryo dini. Noneho batangira kwigisha abandi kubandwa, ni gute wasenga iyo Mana. Ryangombe kubera ko ari umuntu w'igihangange, bamubonagamo nk'umuntu ushobora kubageza ku Mana. Niyo mpamvu bavuga ngo kagira Imana Ryangombe. Ryangombe yabaga nk'umuhuza wabo n'Imana. Iyo ugiye muri Israel usanga bavuga ngo Imana ya Aburahamu wari umuntu ukomeye cyane, kuko ni wese wo kwizera. Aba ari umuntu basengera mu izina rye, ugasanga ni umuntu ukomeye cyane, bamwizereyemo. Uvuze indi Mana itari ya Aburahamu wakwatoya, iyo ni iyindi Mana tutazi. Ryangombe rero nawe ko ari we waintroduce cyangwa se wazanye amakuru y'Imana itari iya Ryangombe, nta yindi. Nuko Ryangombe rumva byasiganaga n'ubupfumu. Habaga hari abazi kuragura, bakavuga ibizaba, bakavuga iby'ingoma, bakavuga iby'imyaka, bakavuga iby'ibihe, kandi byari bihari, niwo muco wari uhari. Ariko turaza kureba bakoranaga n'iyihe Mana, kuko buhoro buhoro nibwo tumenya ukuri. Ku gihe cyabo babonaga ariko kuri, ariko uyu munsi barabona ibitandukanye n'ibyo babonaga mbere. Kuko Imana tuvuga, Imana ya Isirayeli bakunze kuvuga ngo ni Imana y'abazungu, Imana ya Aburahamu, kwati iyo ni nyamahanga. Si nyamahanga, ni Imana yaremye ijuru n'isi. Ariko aho itandukanira na bya biremwa bindi biza kwigira Imana, reka mvuge Satani. Ko Satani niwe wagiye anyura muri abo bose, bakagenda bazana iyo tuvuga Bayali muri Isirayeli. Uyu mwanya tuba tuvuga Imana ya Ryangombe yari yarazanye. Rumva byose biganisha ko Satani yafashe ikirere, azi ko mu mutima w'umuntu yaremanywe umwuka. Imana irema umuntu yamuhumekeyemo umwuka wayo. Bivuze ngo igihe cyose umuntu aba afite inyota ya divinity, y'ikintu cyo gushaka gusenga. Iyo hataje ukuri imbere, hakabanza ikinyoma, nicyo akurikira. Satani rero ibyo arabizi, yabaye mu ijuru igihe kinini, azi ko igihe cyose umuntu aba ashaka gusenga. Nuko yagiye afungura iyo miryango, ugasanga umuntu azamutse ari igitangaza, akora ibitangaza, guhanura ari byo bupfumu, akavuga ibintu byinshi abantu bakabibona. Abantu bakajyana abana babo batabona, wenda bakabahumura amaso akabona. Ibintu byinshi cyane bitandukanye. N'uyu munsi turabafite abapfumu n'abandi bakoresha izo mbaraga. Urahabona kuri social media, ku mbuga nkoranyambaga barahari. Icyo si ikibazo kuba bakora ibitangaza, wenda nkuri abantu mbagarure ku murongo. Ibyo byahoze ibitangaza no muri Egiputa. Farawo yarabikoze, Mose areba. Mose abatse ku Imana yambwiye ko ari njye ugiye gukora ibitangaza. Farawo ibingibi babikuye. Birahari hano hanze, tangaza birahari. Karande rero ziri gutuma abantu birukanka cyane. Noneho kubera ko ibintu by'Imana bisaba gutuza, bisaba kugendera ku mahame runaka, iyo umuntu amunaniye ahita yirukira kuri wa mbumbu gatizana 50,000. Icyo kibazo mpite nkirangiza. Cyangwa se kuri ibintu bizana ihene. Rero Karande, ngaruke wihangane ntuncemo, wenda ndaza kuguhereza, uraza kongera uvugeho, ntaracamo ntaratakaza. Biriya bikorwa bakoraga kubandwa ariko gusenga, bagiraga ibintu byo kunywa, bakanywa amarwa, bakarya inyama babaze, none bakanazitongereraho. Iyo bakiraga umuntu mushyashya muri wa muryango, umuryango wagiye waguka wo kubandwa ariko gusenga iyo Mana ya Ryangombe, barakwatuzaga. Hari amagambo bagusubirishagamo, wamara gusubiramo ayo magambo bakagutongeraho imitongero. Iyo mitongero bagutongeraga
iragenda ikagera ku bana bawe, ikagera ku buzukuru, ikagera ku buvivi, kugeza ibisekuru n'ibisekuru. Byaterwaga n'ibyo bavugaga. Hari igihe bavuga ngo kugera ku gisekuru cya 7, kugera ku gisekuru cya 14, bagiraga imitongero bakurekuraho, nawe ukavuga amen. Waba ufite uburyo bakubwira ngo gira gutya nk'uburyo bwo kwemera. Umve ko rero uyu munsi twe nka Yeremiya wavuze ngo ba data bakoze ibyaha ntibakiriho, none twikoreye ibicumuro byabo. Turabona umwana w'umukobwa ugira imyaka 40, ari umukobwa mwiza, yarize amashuri, yafite akazi ke keza, ariko abahungu bakamurambagiza nko mu kwezi nka 5, ariko ntihagire n'umwe ufata icyemezo. Bose bagenda. Uzasanga no mazina abanyarwanda bita, uzasanga umwana bita ngo mukasekuru. Urugero ngo haye mukasekuru. Nuvuga ngo bamugize umugore wande wa sekuru. Sekuru urumva icyo ari cyo? Ni so wa so cyangwa se so wa nyoko. Uzi ikintu bisobanuye? Navuze kumandwa kukubandwa, reka nongere icyo bita guterekera abazima. Iyo umubyeyi yapfaga cyangwa se undi muntu wese agapfa bakamushingura, hari imihango bakoraga birinda ko baterwa n'umuzimu wa muntu bashyinguye. Wambaza ngo umuzimu ni iki? Umuzimu ni dayimoni murinzi, reka mvuge gutyo. Uzi ko tuvuga marayika murinzi nk'abantu bizera Imana. Imana igushyiraho marayika bakurinda. Hari imyuka mibi ari bo badayimoni cyangwa abamarayika baguye, ubwoko bwabo bubana n'abantu. Abo babana n'abantu, iyo umuntu yarashinzwe kubana nayo yapfuye, ahita ahabwa izina ry'umuzimu. Iyo dushyinguye umuntu ku irimbi, wa muzima agumaho ntagikuzimu. Misiyo ye kwari ukubana n'uwo muntu. Uwo muntu yapfuye, yasize abana, aza gushaka uburyo yaba muri ba bana. Iyo nta bana afite, ashaka uburyo ajya mu bavandimwe. Iyo nta bavandimwe, ashaka uburyo ajya mu maraso mu rugo. Alex utararengaho ajya mu bana gukora mwiki? Ndabigusobanurira. Icyo ajya gukora ntaho kiba gitandukaniye n'icyo yakoraga kuri wa undi wamaze. Ajya yate aza gukora mwiki? Ajya yataza. Okay, Satani yaje kwica, kwiba no kurimbura. Ibyo ni ijambo wenda twari kugeraho. Yesu niryo yavuze ngo umujura nta kindi kimuzana cyangwa se umwanzi, ni ukwica, kwiba no kurimbura. Ikiba kimugenza mu muryango si ukugira ngo ugire amahoro, si ukugira ngo ubakundane, si ukugira ngo babyare baheke bororoka amahoro. Reka da, aba afite ikimugenza mu gusohoza umugambi wa Satani. Aba ariyo ntumwa ya mbere itanga amakuru ku byo ucamo byose. Afite akazi, akaba atagiye mu kazana, agiye muri interview, umuhungu yamurambagije. Icyo usanga hanini atari ukugutoromanta cyangwa se kukwangiza, ni ugutanga amakuru, kwagendana nawe akantu kose. Ahubwo mu nyuma ukazasanga yahamagaye mugenzi we, niba ari ukoresha impanuka, yari yabwiwe ko ugiye kugenda, aragukontorora. Niba ari utuma abahungu bagenda, nk'uko umukobwa avuga ngo ndarambagiza bakagenda, barandambagiza bagenda, waba yibereye atanga amakuru ngo haje undi mutipe witwa gutya na gutya utahahana, ugasanga amakuru yawe yose arihe ikuzimu. Biterwa n'iki rero? Bababyeyi iyo baterekeraga umuzimu ngo ntazabateye, ari n'igihe bavuga ngo ari umuzimu w'umubyeyi ngo uzatumenyera abana, uzatumenyera abuzukuru, dore uragiye. Urumva bakanabaga, bakanamena amaraso, bakorana igihango na wa muzimu. None uyu mwana umwise mukasekuru, ugira ngo umuzimu wa sekuru uzamuha amahoro? Iyo umwana umwise mukaruki, reka ne kuyavuga hatagira umuntu uvuga ngo bamvuze. Nakoresheje mukasekuru kuko sekuru si izina bwite, urumva? Ariko mvuze muka runaka bati kwa mvuze, abantu rabaza akaba bati buriya aranyibasiye. Ariko icyo nshatse kuvuga ni iki? Amazina mva muka babaga baguha umuntu, hari impamvu yaturutse, babaga baguha umuntu, kandi si umuntu w'inyama n'amaraso. Urumva, si umuntu w'inyama n'amaraso. Muka binego yarinde, yari umwana wa Ryangombe. Abo yari mu mandwa nkuru, navuga wenda nk'abigishwa ba Yesu baba Petero bande, abo bari imandwa nkuru zimwe na zimwe. Rero bivuze iki? Uyu munsi karande nitutamenya aya makuru, Yesu yaravuze ngo muzamenye ukuri kuzakubatura. Igihe cyose umuntu ataramenya ukuri ku kibazo cye,
akibamo. Niyo mpamvu nitugirwa amahirwe turasoza cyangwa se tuzagira ikindi gihe, ariko tugomba kwinjira mu mizi, umuntu wese akagira icyo atora kugira ngo atangire urugendo rwo kumenya uburyo yakwiyambura karande mbi. Alex, muvuze ibintu byinshi ndetse binakomeye. Ntekereza ko umuntu wese uri bubyumva akabiha agaciro, hari umurongo runaka biri bumuhe wo kugira icyo ahindura ku muryango we. Ariko wenda mwari muriho muvuga wenda ku ukuntu baterekeraga, ukuntu umuntu yapfushaga, umuntu yapfaga agasigira inshingano umuzima wo kuzamurindira abana. Ni urugero muri byinshi wenda muvuze, ariko muriho mubivuga narindiho ntekereza, ntibaze nk'umuntu wenda washatse umukobwa yitwa mukasekuru. Ni urugero, reka ntange umuntu ashobora gushiraho iyige, cyangwa umwuka wera ashobora kuza kugira uwahishurira wenda inkomoko y'izina rye. Ubwo mpise njya muri bya bindi bavuga ngo abagabo ba nijoro, ngo intonganya mutazi iyo zikomoka, kubona utishimirwa cyangwa gukorana ibibazo mu rugo utamenya aho bikomoka. Ubwo muriho muvuga narindiho nkurura nk'iyo nkuru, nk'umuntu nk'umugore nk'umugabo ufite umugore watuweho nk'ibyo bintu, ni urugero, cyangwa umwana n'umugabo watuweho n'ibyo bintu. Narindiho nkurura ibibazo byinshi bijya biba mu ngo, umuntu akabishakira igisubizo naho byanakomotse. Uramutse umwuka w'Imana atagukoze ku maso bikakuyobera. Ubwo wenda iki kiganiro ndumva kigiye kutubana kirekire. Mise njya muri bya bindi bajya bavuga ngo abagabo ba nijoro, umuntu akavuga ati se baba barakomotse. Ngira ngo wenda mutubwira, muze kutubwira na karande iterwa n'ibyo bintu umuntu yikoreye ku giti cye, ibyo yikoreye ku giti cye. Nubwo naho ngaho muri naho ndumva hari ibintu nyine nanjye ubwanjye ndiho ngenda nsobanukirwa, ariko ndagira ngo noneho mbarize umuntu wakabaye ukubaza atari aha ngaha, aka kanya abona afite ibintu byinshi bimuzengereje. Uyu munsi mwatanzeho urugero ku mazina, ariko karande ishobora no kuzira mu bindi bintu byinshi atari izina wise. Ishobora kuza mu bukene, karande ikaba ari ubukene buhererekana. Ishobora kuza mu businzi, businzi buhererekana. Ishobora kuza mu busambanyi buhererekana. Ibi byose bituruka ku byo bakoraga. Umuryango asanga badebire, businzi, biterwa n'icyo batangaga. Hari abatangaga imyaka yabo, ubukene bukaza mu muryango. Hari abasambaniraga aho ngaho, ko batisambana na runaka, gukazanura mugakazanurira aho ngaho life, ari ibintu biri aho barimo kuterekera, kubandwa. Ugasanga bihise bifungura umuryango w'uko hazabaho ubusambanyi bukomeye muri uwo muryango. Gupfusha ubugwagasi, abantu bagwa ku gasi cyangwa bagenda bagahera, mukamubura ntazagaruke, ntimuzamenya n'amakuru yaguye. Buri muryango ugasanga haburamo umuntu. Ibyo byose hari igihe bahereza bahata umuntu arakogwa ku gasi, ntago bajya gomba ngo kagwe ku gasi, urakogwa ku gasi. N'ubu hari abantu njya numva barabitukana kubera iki? Nibyo bibarimo, ni imyuka ibikomeza gukora. Nabyatura ku mwana bizasohore. Wa mwana we nawe mbere yuko azagira gute, niba yubatse mbere yo gupfa nawe azabanza byature, ugasanga n'uruhererekane. Rero turaza gutanga igisubizo umuntu yabase, ni gute umuntu ashobora kuboka kuri karande. Ngiye ko nsenga bikanga, nicyo nari ngiye kubabaza. Nagerageje kureba inzira eshatu, ko Bibiliya niyo ibidufashamo, eshatu. Inzira ya mbere, ugize amahirwe hakaba hari umubyeyi wawe wakuvumye akaba akiriho, umubyeyi yakuvumura, umubyeyi wakwibyariye. Gute? Kuko agufiteho ubutware, agufiteho ubushobozi mu gihe cyose akiriho. Wenda wakosheje, wenda witwaye nabi, ariko uyu muvumo ukaza kumenya ukuri ko wavumwe, kandi ukabona ko umuvumo ukubereye nabi, ugasanga umubyeyi ukemera ikosa niwe wakoze ikosa. Niba ari nta naryo yari yasinze cyangwa hari ibindi bintu akakuvuma, ukamugusha neza, akamenya ko icyo yakoze atari cyo, akaba yacyemeye muri we, ashobora kugira gute? Guhindura wa muvumo yakurekuye. Igihe umubyeyi atabyemeye, igihe atabyemeye, ubwo haba hari ikibazo. Ugaruka iyo uzi Imana, warizeye Imana, ugakizwa,
hari andi mahirwe. Ubwo nahereye ku mubyeyi, kuko ababyeyi n'abantu bakomeye mu buzima bwacu. hari kuba umubyeyi atabyemera, hari kuba umubyeyi atakiriho. Ubwo nari nahereye ariho. Atakiriho rero, Yeremiya nibyo yavuze ngo ba data bakoze ibyo ariko ntibakiriho. Yakoze iki rero? Yarimo akangurira abantu gushaka Imana ya Isirayeli, kunihira Imana, kwihana ibyaha bagize gute bakoze, bya byaha bakoze. Tubona Daniyeli nawe ari Babiloni yihana ibyaha bya basekuruza ko byatumye bajya i Babuloni. Amaze kubyihana no kwinginga Imana, ijuru riratabara. Bivuze ngo iyo umubyeyi adahari cyangwa se yanze kukumva kandi warizeye Imana, ugakiza ukayiha ubugingo bwawe, wegera iyo Mana. Hari igihe usanga mu bushobozi bwawe uremerewe n'imbaraga nawe ubwawe zikugize gute, zikurenza ubushobozi, zihora zigaruka, uko uboshye, amaguru araboshye, uboshywe n'ibintu byinshi. Tubona Yesu ahamagara Lazaro. Lazaro sohoka, Lazaro arazuka. Amaze kuzuka ngo yaraboshye, Yesu yavuze ngo nimumubohore. Iyo umuntu aboshye, naje gutekereza Lazaro yari yaboshwe n'abandi, ubundi bamushyingura gusa batabanje kumuboha. Buriya abantu, umuntu udakijijwe abapfuye, ariko ikibazo abapfuye anaboshye. Uko iyo ukijijwe usanga uje kandi unaboshye, ubugingo wabonye buhoraho ariko ukabubona uboshye. Niho rero ntemeranya n'umuntu uvuga ngo iyo umuntu akijijwe ngo byose birangiye ako kanya. Za ngaruka vuba za karande turazibona mu bantu bose, mu miryango yose itandukanye. Bivuze ngo utangira urugendo rwo kubohoka. Nibyo Yesu yavuze ngo nimumubohore. Yesu yatanze ubugingo abusubiza Lazaro, ariko ntigeze arwana na ya migozi ngo ajye kubohora, yavuze ati nimumubohore. Mu yandi magambo, family yamuboshye yari ihari, ba Petero b'abanyamavuta bari bahari. Bivuga ngo hari abandi bantu babiri ku muryango, nibyo nakuye ababyeyi iyo badahari ngo bakubohore bagire gute bakuvumure, Imana yashyizeho abakozi bayo, abatambyi bayo. Kuko hari n'igihe usanga wavumwe n'umuntu wabandwaga, waterekera gufite indi myuka ku rwego rwo hejuru. Kugira ngo ubohoke birasaba andi mavuta. Ntabwo ari ibintu uri wowe uvuga uti niyambuye ubuseribateri ngo ejo ngo urarongora. Kandi hari ibyatambwe, hari ibyakozwe, birasaba undi mutambyi ku rundi rwego runaka uhagarara imbere y'Imana kugira ngo ahindure wa muvumo. Tubibona kuri Elisa yavumuye Yeriko, abandi batambyi bari baragerageje byaranze, avumura amazi yaruraga yicaga, ajya ku isoko. Ibyo nabako hari umuntu ukeneye kujya ku isoko y'ibibazo by'umuntu, akamenya inkomoko. Iwanyu bakoraga ibintu, yamara kubimenya akamenya icyo yatura ku buzima bwawe n'uburyo akubohora. Alex, iminota yacu rero ni imitindi. Ikiganiro kiraryoshye ariko iminota yacu yarangiye, nta nubwo ndibuvuge ngo irasa nk'iyarangiye. Ariko ngira ngo n'ubutaha tuzakomezanya namwe mu kiganiro. Tuzakomereza ahangaha kubera ko ibi bintu ndumva bikomeye. Tuvuga icyo Yesu yaje gukora, kuko ubu twari tutaragera ahantu haryoshye abantu batagira ubwoba, kandi bari byo Yesu ari byo byamuzanye. Ubwo bwoba buzashirira mu kiganiro. Mwari mukiriho mutubwira uburyo abantu benshi ari ingwate z'ibintu runaka batazi, baboshywe nk'uko mwari muvuze kuri Lazaro. Lazaro ntiyarashyinguye gusa, ariko ngo yaranaziritse. Ibyo nabyo bifite ikindi gisobanuro mu isi y'umwuka. Ngira ngo wenda tuzabiheraho mu kiganiro cy'ubutaha. Ari nayo mpamvu nkunda kubwira abantu ati icy'ubutaha ntikizagucike, kuko ushobora kugarukira hagati kandi igisubizo cyawe kiri ku kindi kiganiro, kiri mu gitaha. Alex, rero ndagira ngo wenda se nkugana ku musozo, ugire wenda ikintu ushobora kubwira abantu badukurikiye aka kanya gisa nk'ikibaha ihumure. Umuntu uzengerejwe muri ako kageni aka kanya, mu munota umwe, umuntu udukurikiranye, agahinda kishe, atari yarasobanukiwe ko ari imbata ya karande, ni iki mu munota umwe mushobora kumusigira cyihumure? Uri muri Kristo Yesu abahindutse icyaremwe gishya, ibya kera biba birangiye, ku ijambo ry'Imana rivuga. Iryo ni ijambo ngira ngo tuzanakomerezaho ubutaha, mbahumurize, mbahamagare. Niba udakijijwe wadukurikiye, wumvishe ku bya karande, wumvishe tuvuga binego, kumva tuvuga ryangombo, kumva tuvuga Imana, kumva tuvuga guterekera, wenda bikaguhahamura, wihahamuka. Yesu niyo mpamvu yaje kugira ngo watange ubugingo kandi atange bwinshi.
mu gihe ngo umujura yazanywe no kwica, kwiba no kurimbura. Ndaguhamagarira guha ubugingo bwawe Kristo niba udakijijwe, niba utaramwizera, hanyuma kugira ngo ubone kubona ubuzima bushya. Adamu wa mbere twavuze kuri karande zituruka mu cyaha, ariko ngo Adamu wa nyuma we yazanye ubugingo buhoraho. Amen. Yesu niwe waje kugira ngo atuvane mu mbaraga z'icyaha cyo kongera kutugiraho ububasha. Karande zose zirabohoka Elize, mbanze mpumuriza abantu, umuntu ashaka kubohoka neza akaba free. Ahubwo kurumenya kubikuboshye no kurumenya kuri Kristo ibyo biguhesha kubaho ubuzima bubohotse kandi ubuzima bw'umudendezo. Arakoze cyane umutumirwa wacu Alex, tuganye ku musozo. Ariko ikintu nanjye nakongeraho ku badukurikiye, jewe ntekereza yuko nta munyarwanda n'umwe udafite inkomoko runaka y'igisokuruza runaka gifite imana runaka cyasengaga muri icyo gihe. Nk'uko mwavuze ati umuntu wese ahuranisha akajya kumva yasenga, ahubwo ikibazo ni icyo usenga. Ni icyo usenga, nuwe mwuka uri inyuma w'icyo kintu uri gusenga. Ko hari igihe twanasengaga tutanazi n'impamvu turiho dusenga icyo kintu. Nk'uko mwavuze ati mbere Imana ajyango muri yo yari igezweho, ntago washoboraga kuyihakana n'izindi wenda mutavuze. Abazemera batubabarire, ntago ari byo twaje twataka, ariko turavugana n'abandi bantu bashobora kugira andi mahitamo, cyangwa se umuntu wese afite amahitamo y'uko ayobora ubuzima bwe. Turi hano twebwe nk'ikondera y'amahoro ku musozi w'umuryango, turiho turacukumbura bimwe mu bibazo biri mu miryango. Rero nkurikije ko nta muntu n'umwe udafite igisokuruza runaka mu miryango, iyo tugiye dukurikirana amateka, wenda tuzabaha igihe kirambuye ubutaha cyo kugira ngo mwinjire in deep mu mateka y'ibisokuruza by'abantu runaka. Rero ndagira ngo nongereho ko kubohoka umuntu abigiramo ubushake, ni icyemezo. Ni nko gufata icyemezo cyo kuva mu mudugudu umwe ukajya mu wundi ukimuka. Ni icyemezo ufata. Ni icyemezo. Ubuzima bubohotse. Ni icyemezo ufata. Umuntu ubasha uri kudukurikirana afite inshingano zo kugira icyemezo afata n'ibyo agomba kurambirwa. Hanyuma rero abantu bakunda kumbaza ati ariko tuvuga ati cyane yawe kwitarebwa cyane so kwera kuvuga iby'Imana gusa. Ye Imana ndayemera ndanayubaha, nta n'ikizayisimbura, nta n'umuntu n'umwe udakeneye Imana. Elize, nuwanga kuyisenga wavuze nk'uwihohora cyangwa se nk'uwigorora ukuntu ngo hatagira umuntu wenda mbangamiye wemera ibyo ngibyo twavuze. Nagira nkubwire buri munsi turashyingura Abanyarwanda, iyo utapfushije iwacu hari aba bapfushije. Ntabwo ndabona bazana imandwa ngize kwirimbi ize gushyinguza umuntu. Abantu bose iyo atari padiri, abari pasiteri, rero iyo mana umbwira ntarimo kubona, ntabona na kukiyora, ntabwo banyefite bw'iyo mana. Sinyibona no muri RGB, ntago ndumva bavuga ngo ntayo mbona, nta nubwo bafite kuri iyo mana. Okay, jewe nari ndiho mvuga ngo umuntu wese azi ko hari Imana yaremye ijuru n'isi, n'uyihakana yihakana abizi ko ihari, wenda kubera impamvu ze tutazi. Ariko ndahamagarira imiryango nyarwanda kwiyunga n'Imana, kongera kugarura isanduku y'Imana mu miryango yacu, kugira ngo ibibazo bimwe bikemuke shingiye kuri byinshi muvuze. Natunguwe, hari ibyo narinzi, hari n'ibindi ntajyaga mpa agaciro. Ariko muri iki kiganiro wenda hagati iki n'ikindi muzaduha ubutaha, ndagira ngo mpumukora abantu bo kwitekerezaho, basubira ku isoko. Ongera ufate umwanya ucukumbure wenda impamvu y'icyo kibazo kiri mu rugo rwawe, impamvu y'icyo kibazo gituma wowe udashaka, impamvu y'icyo kibazo gituma udashaka, impamvu y'icyo kibazo gituma ubyara abana bakakubera ibirara, impamvu gituma wiga ukabura akazi, impamvu bituma hari umuntu wese azi ibibabaje umutima we. Reka tubahe nk'umukoro wo gusubira ku isoko, bitekerezeho. Ariko ntitubahe umukoro gusa, turababwira ko iki kiganiro kibereyeho guhindura umuryango. Uwazumva akeneye ubufasha bwo kuyoborwa mu bintu runaka, cyangwa gusengerwa mu kubohoka, cyangwa gukurikiranwa mu isi y'umwuka, ashobora guhamagara kuri iyi nimero 0788350413, cyangwa mwanayireba muri screen yanyu. Ntuzatinye guhamagara, waba ukeneye kubona n'umukozi w'Imana, nicyo babereyeho kubakira, cyangwa twabaha n'ubundi bujyanama bitewe n'ikibazo mufite. Mwazahamagara, nukuri twazishima hari umuntu umwe ubohotse nyuma yo gusobanukirwa uku kuri. Tuganye rero ku musozo, Alex, ndagira ngo ushimire. Murakoze cyane. Kandi nizeza abadukurikiye ko ubutaha uzaba utuzaniye ibikomeye cyane. Nukuri.
ndashimiye cyane na Cyprien uba wicaye kuri iri zuba kugira ngo ibi biganiro bishobore kugera kuri benshi. Cyprien, Imana iguhe umugisha naho ubutaha. Murakoze. Amen.